gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Ituze yarari kumwe na Latina. Ahangaha Latina yararimo amusaba ko bagira gutya bagataha. Ese aho yaje kubyemera nangwa ntabyo yigeze yemera. Unyemerere n'ubundi inkuru yacu tuyere kuri abangaba bombi babiri bicaye mu modoka. Latina atwaye ariko umubwira ati Ituze ibare kunyumvira ubu noneho kano kanya byose wambwira nabyumva, ndumva nishimye ndanezerewe twamaranye umwanya, and now ngusubije mu buzima busanzwe, ngusubije mu rugo. Bagenda baganira ari nako Latina agenda amucurangira umuziki, ari nako agenda amubwira amagambo meza, mubwira ukuntu atuje kandi yitonda. Amutwara akamugeza mu rugo. Lydia akimubona ibyishimo bivanze n'amarira agira atya akamuhobera. Ituze nta bintu byinshi aravugana nawe, aramubwira ati senga wambabarira nta bintu byinshi ndavugana nawe ukanjyana kumva ya mama, nicyo kintu cyonyine nkeneye kano kanya, nabura mbone n'isura ya mama. Ntabwo nkwatse ifoto ye kano kanya, ariko banza ujye kunyereka nabura ahantu ari. Lydia arabyemera, bakagera gutya bakagenda. Bagerayo, bakihagera Lydia aramwereka, undi akavuga ati wamakanya se nkaba ndi hano ndi kumwe na mama wanjye twenyine. Lydia arabyubaha agasa n'umusizi aho ngaho. Evan arahasigara ndetse agasigaraho yitegereza ifoto ya mama we, biramurenga akabona ukuntu mama we yarakiri muto. Marira agatangira gutemba, ikiniga kikaba cyose. Mu marira ndetse n'agahinda atangira kuganira na mama we agira ati mama wanjye, nubwo nigeze ngira amahirwe yo kukumenya, umutima wanjye urakumva. Hari igihe numva icyo ubona agahinda, kuko nigeze numva ijwi ryawe, nigeze mbona isura yawe, nangwa ngo numva uko wankundaga, ariko nzi urukundo rwa mama. Ikindi nzi ko urukundo rwa mama ko rutapfa, kandi nubwo utigeze nangwa se tutigeze duhura, ndarwumva mu buryo butandukanye. Hari byinshi nifuza kuba narakubwiye, nibyo nari gusaba, ibyo nari gushimira, ariko ubu ndabivuga n'umutima wanjye hose, aho uri hose. Ndifuza ko wamenya ko nkwifuza, ko nkomeza kugutekereza, kandi ko nifuza kuba naragize amahirwe yo kwitwa uwawe nyiri kumwe nawe. Mama, ndakurahiye ko nzaharanira kubaho mu buryo bw'inyangamugayo.
ntungere nkubwire ngo nubwo nigeze mbona isura yawe cyangwa ngo numva ijwi ryawe, umutima wanjye uhora ugushaka. Hari umwanya munini mu buzima bwanjye wagiye wuzura ibibazo, nibaza uko wari umeze, uko wanyitangiye, uko ari kunyigisha gukunda no kwihangana. Sinakumenye ariko numva hari aho wansigiye hazima mu mutima, aho kandi wansigiye nta wundi wabasha kuhuzuza. Ubu ndifuza ndetse mfite icyuho no kwifuza kumenya inkomoko yanjye aho itangirira. Nibaza niba wari kunyishimira ntabwo ukishimira uwo ndi w'uyu munsi. Ndibaza ni ese iyo uza kuba uri hano nangwa iyo uza kuba uri mu buzima bwanjye bari kujya umbwira ngo komera no mu bihe bigoye n'ibindi kunyuramo kana kanya, nangwa ukambwira ngo ihangane mu ntege nke zawe. Nubwo tutigeze duhura mu maso, numva urukundo rwawe mu maraso yanjye ndetse no mu nzozi zanjye. Mama, nifuza ko aho uri hose wamenya ko umutima wanjye ugutekereza, ugukumbura kandi ugushimira ubuzima wampaye nubwo butari burebure. Nzakomeza kubaho mu buryo bwagushimisha, nkaba uwo nari kuba nangwa se wari kuba wishimira ko nabawe mubyeyi wanjye. Ruhukira mu mahoro mama, umwana wawe aragukunda. Ariko mama, hari isengesho maze iminsi nsenga mbwira Imana nti Mana yanjye iri mu ijuru, nje imbere yawe n'umutima wuzuye amarangamutima menshi. Ndimo ndagushyikiriza mama wanjye wampaye ubuzima ariko narambane nanjye. Wowe wamumenye neza kurusha uko namumenye. Ubu ndi gusaba Imana kano kanya nk'uko maze iminsi mbisenga, mama, kubwira Imana ngo ndagusabye mwakire mu rukundo rwawe n'imbabazi zawe. Mana, nubwo nigeze mwita mama n'amajwi yanjye, ariko kano kanya umutima wanjye uramumenya. Ndagusaba wuzuze icyuho cyasigaye mu mutima, umihumure n'amahoro biva iwawe. Umpe kwakira ibyanjye n'ibyo nigeze mbona, unyigishe kubaho uwo mama yari kwifuza ko mbawe. Mana, ndagusaba umugisha wo kubaho mu rukundo, mu bwiyunge no mu kwemera. Niba hari amarira nangwa se amagambo nigeze mvuga,
hari n'ibyo ntigeze mvuga ngusaba uzabime unyigishe gukura ndetse umpa imbaraga zo kwakira ibyo nashoboye guhindura, imbaraga zo kubaho mu byishimo no mu byiringiro. Mama wanjye ruhukira mu mahoro. Ndabizi ko unyitayeho nk'umubyeyi unkunda iteka. Mama, agahinda ko kutakubona karandenga. Hari ibihe numva nyiri umwana ugushaka mu bantu bose mbonye, meze nka wa mwana w'imyaka 2 ubu ugenda areba mu babyeyi bose agira ngo arebe kabona mu mama we. Niringira ko nabura wanyegera ukanyitaho. Sinigeze mbona isura yawe, icyuho wansigiye kiravuga buri munsi. Birababaza gukura utazi uko ijwi rya mama wawe ryumvikana, utazi uko aguhobera nangwa se aguhumuriza. Hari amagambo menshi nifitemo ibibazo nari kwifuza kukubaza, n'urukundo nari kwifuza kuguhereza, ariko ntirwigeze rukubona, ntirwigeze runabona aho warengeye. Ubu ntiruzi nawe rwakwerekeza. Mama, nakwibagirwa nubwo ntigeze ngira ibyo nkwibukiraho, ntabwo nakwibagirwa. Mama, ese mbese uri kubyumva? Urabyumva gute ko umuhungu wawe ahora yifuza guhabwa amahirwe yo kubona uwo atigeze abona? Ni agahinda katagira izina ariko kabaho. Ngerageza kwiyumvisha ko urukundo rwawe ruri mu buzima bwanjye mu bundi buryo, ariko hari iminsi umutima wanjye ucika intege ukifuza kukubona n'iyo byaba rimwe gusa. Mama, komeza uruhukire mu mahoro. Mama, umwana wawe aragukumbuye. ikindi ngira ngo umenye mubyeyi wanjye, narabuze, nabaye
nabayeho numva ntagira uwo nakishingikirizaho nk'umwana. Mama, ndakuze nifuza urukundo, ubwuzu n'uburinzi by'umubyeyi, ariko sinigeze mbibona. Uwo nakwita nka muka data, cyangwa se uwo nitaga mama akaba muka data, byaramugoye kunyakira. Aho kunyitaho nari meze nk'umusuhuke mu rugo rwa data, kandi n'ubu niko bimeze. Ibyo nakoraga byose byari ukwishakira kwakira no gukundwa, ariko ntabyo nigeze mbona. Iteka yahoraga abona ko nahagije. Amagambo ye n'imitwaro ye byansigiye igikomere kitazigera kinyorohera gukira. Si amagambo yo kumushinja, ni amagambo y'umwana nabura wifuzaga kuba umwana we, nabura bwa rimwe. Sindi kubivuga kubera umujinya mama, ahubwo ndi kubivuga mu kuri ku mutima. Narababajwe cyane ndetse naranababaye cyane. Nababajwe cyane no gukura nabona urukundo rwa mama, nubwo se rwa mama wungirije mama wanjye wa nyawe. Icyo nari nkeneye kuri Maya ni umutima wabyumva. Nari nkeneye ijwi ryihanganira no kwiyumva ko mfite aho mbarizwa. Mama, byaragoranye, ubu ndi kwiga kwikunda no gukira ibyo nabuze. Nshaka amahoro mu mutima wanjye, nubwo nigeze nyabona aho nakuriye. Ibi ndi kubivugira gukira, si ukugira ngo nkomeze gukomereka. Ndavuga ibi nakiri mu bwoba, kuko narambiwe kuba umwana wacishwa bugufi buri gihe. Sinzibagirwa ukuntu nari nkeneye urukundo rwa mama wanjye. Ariko yanshize mu mwijima nk'umuntu udashaka kubaho. Ntabwo nari nkeneye kuba uwo kwigomeka. Ariko mama, nabaye umwana wabuze uwo yisunga. Icyo Maya yamaye si uburere, si urukundo, si ubwuzu, ahubwo ni uguhora numva ndi umuzigo. Ni kenshi yambwiye ko atankeneye imbere ye, nubwo bitari bikwiye. Mama,
nubwo naramenya neza uko byakugendekeye, ariko reka nkubwire, nize byinshi, numva nabwira Maya ko gukunda umwana si ibimenyetso gusa, ahubwo no kumwitaho nabyo aba ari ingenzi. Yari kumfasha gukura no kumva ko mfite agaciro, ariko yamfashe uko nanjye nazi uko nasobanura. Nta cyaha nzi nagize cyangwa se naba naramukoreye cyatumaga nkomeza gutotezwa, cyatumaga yumva atankunda. Ndakubwiza ukuri mama, urukundo rwa Maya rwanze kwinjira mu buzima bwanjye. Ariko byose nagombaga kubyakira, gusa sinarinze ukuri. Mama, ndagusezeranya ubu ndimo ndiyubaka, ariko ntabwo nzibagirwa ko nabayeho mu buzima butari ubwanjye. Nta na rimwe nzibagirwa agahinda yanteye, nibyo nzakomeza kubaho. Ariko sinzongera kubaho ntekereza ko ari umubyeyi wanjye. Byose aba ari kuvuga, Lydia aba ari kubyumva, amarira aba ari yose, nawe ararira bikamucanga, ariko akiyumanganya. Evani agira atya akihanagura, akahanagura amarira, ubundi agahaguruka akaza asanga Lydia. Asanga yarize, amaso yamutukuye, akamubaza ati senga wabaye iki? Lydia ati ntacyo mwana wanjye, reka dutahe. Tuve aho ngaho twigire kuri Tania. Aba yagiye kureba papa we Ali. Amugira imbere n'agahinda kenshi, akamureba. Aramubwira ati Tania, vuga, ndabizi nuvuga urarohoka. Amagambo yose wumva ushaka kumbwira niteguye kuyumva. Tania yegera Ali, akamubwira ati Ali, ndimo ndavuga ibi nyiri mu bwoba. Gusa ntabwo nshaka kugukomeretsa, ariko ngiye kukubwira aya magambo ngo nkureho umubabaro wanjye. Nakuze ngukunda ndetse nakwiyumvamo nk'umubyeyi wanjye, ariko ibyakozwe
ubu byansigiye igikomere gikomeye. Wamaze igihe utazi ko ubuzima bw'umwana wawe buzahinduka kubera icyaha cyawe. Ntabwo ariko navuga ko wanyigishije ko igihe hari uko wagize ibyishimo ku kinyoma n'uburiganya, ahubwo dadi wankandagije kuri iyi si mu buryo bw'ikinyoma. Jyewe ubwanjye nabuze umubyeyi w'umwizerwa, kandi ndacyumva urusaku rw'amagambo n'ibikorwa byawe papa. Umuntu wahemukiye umuryango we yirengagije ibyiyumvo by'umuryango we, agahitamo ibyiza byo ku giciro cy'umuryango. Kuki wahisemo nabi papa? Ubu sinakwibagirwa ko wakoze icyaha, kandi ntacyo nshobora gukora ngo ngihindure. Ariko ndakumenyesha ko ibyo wakoze ubu byanditse mu mutima wanjye. Nzi yuko wagiye ari umuntu wagiye ugira ibyishimo, ariko kano kanya ndazi neza ko ubu niyo umuryango wanjye wasenyuka, waba usenyutse kubera wowe. Ntabwo nshaka gukomeza kukurakarira, ariko ndashaka kumenya ukuri. Ndumva ndi umwana w'umuntu w'ikigwari udakwiye kwizerwa. Ese ubu nkubwire ngo ndakwanga? Ntabwo ari byo. Ariko ndakubwira nti sinshobora kukwizera na rimwe, kandi icyo nicyo kintu gikomeye kurusha byose. Nubwo uri papa wanjye, gusa nzemera ko icyaha cyawe kidakomeza kunyubaka. Nzakomeza ubuzima bwanjye gerageza kuba umuntu ufite agaciro. Imana izandinde sinzigere njya mu nzira z'ibyaha byawe. Ndavuga ibi ntakiri umwana utekereza gusa. Ndavuga ibi nk'umuntu wifuza kurengera umuryango wanjye. Akuze numva wamuburire n'urukundo, ndetse ukanabikorera musaza wanjye. Ariko ibyo nagiye mbona byarambabaje cyane. Nzi ko nakwihangana, ariko sinshobora kwihanganira ibyo wakoreye Evan, ko mwamufashe nabi. Uko
uko mwamutotezaga mwambuye agaciro, sibyo umubyeyi yakora. Ahari ituze n'umwana wawe, ibyo wamukoreye si urukundo, ni ugutoteza. Ntabwo nshaka guhangana nawe, ariko ndashaka ko wumva ko ibyo wakoze bifite ingaruka zikomeye ku buzima bwe no ku muryango wacu. Niba hari ikibazo wumva wari umufiteho, wagombaga kubigaragaza tukanabiganiraho nk'umuryango, ariko yari akiri umwana, mwaramukomerekeje mu buryo bw'amarangamutima. Ndagusaba basi papa, nimuhagarike iyo myitwarire. Ituze afite agaciro kandi afite uburenganzira bwo kubaho atuje, atarobanurwa, ngaterwa ubwoba nk'ubwo mwamuteye. Mfite umubabaro n'agahinda. Ese ubundi Maya wari he? Ko numva nshaka nawe kuganira nawe. Ndumva kubwira wowe gusa bidahagije. Maya ari hehe? Maya ahera akaza kavuga ati rega ndikukunda, ndi hafi aho. Ko numva urira wabaye iki? Aho ngaho warize uri gupfuna. Uko niko wakabaye ubwira so. Ani ati mama, ngwino hano wakigwariwe nawe tuvugane. Uri yacu reka tuyisubikira aha ngaha. Ese aho ngaho ari buze? Ntabwo ari buze. Naza se arakora iki? Aravuga iki? Aramwumva? Nubwo ntari bumwumve bari bushwane. Yitwa warahemutse, yewe nitwa Atete. Iyo yandika kandi ni nanjye wibagezaho.